twongeye kubasuhuza mwese muteze amatwi kandi mukurikirana Inzobere TV show. Uno munsi rero ntibisanzwe tubazaniye inkuru itangaje cyane rwose itugezeho umwanya ushize muto cyane. Ni inkuru dukesha bwiza.com. Ahangaha biravugwa ko Nyamasheke umugeni mu Gatimba yatunguranye atega imodoka irimo abagenzi basanzwe. Wakibaza uti se byagenze bite? Hari uno munsi mu gitondo mu masaa 2:15 z'igitondo kuri uyu wa 21 Gicurasi 2021, abagenzi bari muri bisi ntoya ya kwasiteri itwara abagenzi yari ivuye Kamembe mu karere ka Rusizi yerekeza i Kigali. Batunguwe no kugera ahitwa ku Rwesero mu murenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke. Imodoka ihagarikwa n'abantu 8 bari barimo umugeni wari wambaye agatimba n'abamuherekeje 7 barimo nyina, nyirasenge, abamwambariye n'abandi bashakaga kugenda mu bagenzi basanzwe. Aho wakibaza ngo umugeni ni uwahe, ese asanzwe ari mu ntoki? Uyu mugeni w'imyaka 26 y'amavuko yitwa Nyirahabimana Edita, yaraturutse mu mudugudu wa Rwesero, akagari ka Rwesero, umurenge wa Kagano. Yagombaga rero gushyingirirwa muri paruwasi gatolika ya Ntyazo mu murenge wa Kanjongo. Akaba ari gushyingiranwa n'umusore w'imyaka 27 witwa Habiyaremye Emmanuel, wagombaga guturuka mu mudugudu wa Rushondi, akagari ka Gako muri uyu murenge. Aba bombi rero ngo bagombaga gukora urugendo rurerure kugira ngo bagere aho bagombaga gushyingirirwa kuri kiliziya ya Ntyazo. Abagenzi n'umushoferi wari utwaye imodoka batunguwe no kubona mu bagiye kwinjira harimo umugeni uri mu gatimba, batangira kujujura. Umwe mu bagenzi ati, n'umugeni se araza muri iyi modoka? Mu gihe bakijujura bamwe bibaza niba bishoboka, umushoferi ababwiye abategaga imodoka ati, abandi ndabatwara ariko umugeni simutwara, kuko ibi ni ubwa mbere mbibonye, sinzi niba binabaho kuko biratangaje nibwo nabibona. Umugeni ubwaje gutungurana ubwo bari arimo binginga umushoferi ngo abababarire nashaka abace menshi. Abagenzi nabo bari arimo bibaza ibibaye, ahita yinjira mu modoka n'indabo yari afite mu ntoki. Agatimba gakora hasi, umugaragiye akagira neza ngo n'abandi bagenzi babone aho bicara. Ahita yicara mu modoka nabo bari kumwe bose. Bamwe mu bagenzi batangira kumuririmbira iz'abageni no kubiganiraho, batanga ibitekerezo binyuranye. Bamwe bavuga ko bikwiye kubera n'abandi barushinga muri iki gihe isomo ryo kudasesagura, bagakoresha uburyo bwose bushoboka butwara make n'ubwo bwaba bwari busanzwe butamenyerewe. Ku ifoto muri kubona ahangaha uyu yaramugaragiye, ndetse hano yari arimo gutunganya agatimba kugira ngo n'abandi bagenzi babone aho bicara. Umunyamakuru wa Bwiza wari uri muri iyi modoka nawe yiyemeje guherekeza uyu mugeni kugera kuri kiliziya ya Ntyazo, aho yahuriye n'umukwe Habiyaremye wari waje n'amaguru n'abamuherekeje, nta modoka n'imwe igaragara kuri kiliziya. Bemera kuganira n'uyu munyamakuru, umugeni ati, nabanje gutekereza ko nasaba ababyeyi bakankodeshereza imodoka nzagendanamo n'abo bandi bake bangaragiye. Abandi bake bamerekeje bashaka bagatega, nsanga kwaba ari ugusesagura kandi ngiye gushinga urugo rushya. Niyemeza gukora ibitamenyerewe ngo ntinyure n'abandi bageni baba bumva ko kugira ngo ubukwe bugende neza ari uko basesagura kandi ari ukwibeshya. Njye n'abamerekeje dutanga amafaranga 4,000 gusa, asigaye nyashyira umugabo ngo adufashe gutangira ubuzima bushya. Yasobanuye ko bose uko ari 8 bishyuye amafaranga y'u Rwanda 4,000, mu gihe iyo bakodesha imodoka yabo bwite bashoboraga kwishyura agera ku 60,000. Uyu mugeni yavuze ko ubwo yashakaga kwinjira muri iyi modoka abagenzi bose murangariye bitewe nuko bitari bisanzwe, ariko nyuma baza kumwishimira. Ati, abagenzi bose bandebera rimwe banza kugira akoba, nibwira ko nishe umuco, ariko nihagararaho ndinjira. Ngezemo wabonye ko ahubwo bose bishimye kugendana nanjye, banaririmba bishimye. Benshi numva bishimiye amahitamo yanjye adasanzwe. Aha ku ifoto muri kureba uyu mugeni Nyirahabimana Edita hamwe n'abamuherekeje bari bamaze kwicara muri iyi modoka mu bagenzi basanzwe. Nyirahabimana yasabye abitegura kuba abageni kutagora abasore bakunze, kuko kubana akaramata biva mu rukundo bitava mu guhenda k'ubukwe bwabo. Ati, kubana akaramata biva mu rukundo ntibiva mu guhenda k'ubukwe. Abantu bakora ibibarenze bibagiraho ingaruka z'igihe kirekire.
ndasaba n'abandi bakobwa bagenzi banjye kutagora abasore bakunze, kuko ubukwe bw'umunsi umwe ugatanga ibyo ari kuzatunga urugo umwaka ni ukubara nabi cyane. COVID-19 itwigishije byinshi birimo no kudasesagura, kuko ubukene bwo mu cyaro bumeze nabi kandi tugomba kubaka izacu ng'imiryango yaguke, kuko ubukwe buratashye kandi icyo nitayeho cyane ni umusore nakunze n'uburyo tuzarwubaka rugakomera. Ibindi biterwa nuko buri wese abyumva. Uyu mugeni yasabye abitegura kurushinga kutajya bigora, kuko icy'ingenzi ari ukubaka urugo kurusha gukora ubukwe buhenze. Avuga ko amafaranga 60,000 yagombaga gukodesha imodoka bwite akuyemo 4,000 yateze n'abamuherekeje, ubu agiye kuyakoresha ateza imbere urugo rwe rushya. Habiyaremye nawe yabwiye Bwiza yateze kwasiteri, nanjye mugeraho naje n'amaguru kuko umuhanda wacu Ntyazo Cyato warangiritse cyane, nta modoka nari kubona. Moto zirahenze cyane kandi iyo ukererewe utanga 10,000 kwa padiri. N'abasore n'inkumi bashyira imbere urukundo, ibihenze cyane babireke, kuko hari abo mbona batangira kugurisha n'ibiyiko byo mu nzu atarashira ukwezi bashyingiwe, kandi mu by'ukuri barakoze ubukwe buhenze ngo batwemeze. Ariko twe intego yacu ni ukubaka, si ukwemeza. Niyo mpamvu twakoze ibibatangaza ariko binabigishe. Aha muri kureba ni kuri Kiliziya Ntyazo, aho Habiyaremye ndetse na Edita basezeraniye. Umwe mu bakobwa bari baherekeje uyu mugeni nawe yagize ati, nanjye nubwo byantunguye nabyishimiye cyane. Muri iki gihe ugize Imana ukabona umugabo nta kumurusha ushaka amafoto y'umunsi umwe ngo ejo mu Rusenyi cyangwa se mu mujye mu madeni mutazishyura, nta n'inzu mufite ngo mwakoze ibihenze. Nanjye sinzagora uwo tuzarushingana rwose, ningira amahirwe nkamubona. Ababyeyi barimo na nyina w'uyu mugeni babwiye iki gitangazamakuru Bwiza.com ko bishimiye ibirori by'abana babo bitabahenze, cyane cyane ko uyu musore yavutse ari ikinege akagira n'ibyago agapfusha ababyeyi be bombi, na nyirakuru wamureze akaba ashaje cyane ku buryo atashoboye no kubutaha. Hakaba rero hari benshi batinda gushaka kubera ingorane nk'izi no gutinya ibihenze, badafite n'inkwano z'umurengera batazabona, bagasanga hakwiye kubaho koroshya, hagashyirwa imbere urukundo aho gutekereza ibya mirenge. Akarere ka Nyamasheke gasanganywe udushya twinshi ku byerekeye n'inkumi n'abasore bashinga ingo. Nyuma y'uko rero havugiwe isake yo mu kwanya bitekeri yatumaga bamwe mu bakobwa biga ngo babone amazimana adashira y'abafiyansi, hakavugwa n'abakobwa bemera kwikwa ngo babone abagabo, bakanabapfunyikira n'andi mafaranga ngo abashimishirize barebe ko bazubaka zikaramba. Muri Nyamasheke havugwa kandi abakobwa bagura abagabo bafite abandi bagore kababambura. Aka nako ngo kaba kandi gashya kahadutse kajyanye n'igitekerezo cyo kudahanika ubukwe. Ibi rero ngo bifashe abatinyaga kurushinga kubera ubukene n'ihenda ry'ubukwe. Turabashimiye rero mwe mwese mwakurikiranye Inzobere TV show, mwumvishe ko akari agashya kadasanzwe rwose. Ahangaha icyo ngira ngo dutekerezeho nuko ubukwe budakwiye guhenda, kandi ko n'abakundanye badakwiriye gutekereza ibihenze ngo nibwo urukundo ruzakomera cyangwa se ngo nibwo bazazubaka zigakomera. Mwumvishe uyu mukobwa Edita ukuntu yitegeye kwasiteri isanzwe rwose, agatega ukuboko mu gatimba kwasiteri nayo igahagarara ikamutwara. Umunyamakuru wa Bwiza.com nawe akamukurikira. Ibi bigomba kubera urugero abasore barushinga rwose, ndetse n'abakobwa ntibigore bagakora ibyoroheje. Ikiganiro cyacu rero nta tugisoreje, tuzajya dukomeza kubagezaho ibiganiro biryoshye kandi mukunda muri benshi, kandi tuba twizeye ko mubikunda cyane. Ikiganiro cyacu rero naho ubutaha, ubaye utarakora subscribe wayikora, maze ubutaha tukazahurira mu bindi biganiro. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV show, feel you life, hope and knowledge.